twongeye kubasuhuza abakunzi mukurikirana BV Media TV. Nkuko bisanzwe aracyari Vava Mutesa muri studio, nago ndi njyenyine, ndi kumwe na ni Bertrand. Twihuse cyane. Nkuko bisanzwe hano BV Media TV tubategurira bimwe mu bintu bigiye bitandukanye muri showbiz nyarwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mwakunze muri benshi. Uyu munsi twaba twongeye kugaruka ku busobanuro bw'amazina. Ese Bertrand, watubwira ngo uyu munsi twabateguriye izina rimeze rite ko numva ari special cyane igiye gutungura abantu? So uyu munsi izina twateguye rifite umwihariko kuko n'umuntu twariteguriye dufatiyeho turaza kubabwira ibintu byamubayeho uyu munsi. Uyu munsi ni special kuri we, uwo muntu biri special cyane kabisa. Turakuraritse wumve nyuma y'ino video urahita wumva icyo twaguteguriye. Turakuraritse kabisa, ariko tunashimira abantu bose bakomeje kudutera inkunga. So muri tudatinze twateguye izina Ruth. Ni izina Ruth, izina ryiza cyane, ri special kabisa. Bertrand, hano ubushakashatsi bugaragaza yuko Ruth ari izina rihabwa umwana w'umukobwa gusa. Rihabwa umwana w'umukobwa gusa. Hano Ruth rikaba rifite inkomoko mu giheburayo. Mu giheburayo ikaba ari izina ryitwa Ruth. Ruth risobanura inshuti cyangwa umukunzi. Bertrand, mu cyongereza rikaba risobanuye impuhwe cyangwa ubugiraneza. Urumva ko ari izina ryiza cyane, n'ubugiraneza. Bertrand, twihuse cyane, watubwira bimwe mu bintu biranga uyu mukobwa Ruth? Murakoze cyane Valentin kumikazi. Bimwe mu bintu biranga Ruth ubushakashatsi bwagaragaje harimo nko kuririmba. Ruth akunda kuririmba cyane, ni umukobwa ukunda kuririmba, akunda kuvugira mu ruhamwe ndetse no kuba umwanditsi. Bivuga ngo yaba umwanditsi Bertrand, umwanditsi w'ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane. Ruth ni umuntu wigenga cyane, ubwo akunda kwigenga ku bintu bye, ntabwo akunda agasuzuguro. Ni umuntu wigenga mu tuntu twe. Kandi Ruth ubushakashatsi bugaragaza yuko ari umukobwa mwiza cyane. Ni umukobwa mwiza yaba mu bwenge ndetse no ku isura inyuma. Kandi Ruth ni umuntu wihangana cyane mu bintu bye byose. Aho umuntu wamugiriye nabi cyangwa se hari ikimubayeho agira ukwihangana cyane. Ndetse hano gusabagaje ko Ruth ari umuntu mu magambo uvuga ko akomeretsa abantu. Uvuga ngo hari igihe akomeretsa abantu akaba yavuga akantu akababaza kabisa. Za mvugo nyine. Gusa Bertrand hano bagaragaza ko Ruth akunda ubutabera n'ikinyabupfura cyane. Ubwo ngakunda ubutabera, ni wa muntu ukunda kurenganura, akunda no kurenganura ubwo abantu cyane. Gusa ariko Ruth ntago akunda gushishikazwa n'iby'abandi no kuvuga abandi cyangwa no kwita ku by'abandi cyane, wiyita ku bye cyane. Ubwo arigenga. Ikindi batugaragariza, ubushakashatsi butugaragariza ngo Ruth ntakunda umuntu umwinjirira mu buzima bwe. Ubwo ntakunda umuntu umwinjirira mu buzima. Gusa ariko Bertrand bagaragaje ko Ruth ari umuntu ugaragaza ukunda kwivumbura cyane mu buzima bwe. So Bertrand, tudatinze rero watubwira ikintu uyu munsi twateguriye Ruth? Uyu munsi rero nk'uko twatangiye tuyibabwira, Ruth ni umukobwa uyu munsi twamukoreye iri zina, ariko yagize n'umunsi mukuru wa anniversaire. Ruth, happy birthday kabisa. Happy birthday. Enjoy. Nizere ko cake wayikase cyangwa umeze nkatwe se? Oya, Ruth yakase cake ndabizi. Ni n'umusirimu arego narebye. Ni umusirimu. Ruth, tudatinze twagusuhuriza bamwe mu nshuti zawe ukunda cyane, harimo Mamira, hakabamo Joyeuse, hakazamo n'umukobwa bita Amandine Center. Hari twibagiwe Bertrand? Na ba Irene, ba Valentina, Umi na ba Shania ndetse na ba Shania. So Ruth, happy birthday ku rujyajuru, turagukunda cyane. Turagukunda kandi tukwitayo, dushimira kandi tunazuhuza n'abandi bakobwa bose bitwa ba Ruth. Aho muri hose ewana mwisange kabisa. Yari BV Media TV. Ciao ciao.